ariko ubu ngubu kuko mama wanjye kuko mama wacu ubu asigaye nawe asigaye yaratwishishije naguhamagara arambwira ngo urankumbuye rega nawe wambaye neza nk'ufite urugendo ese sinangiye kuza kuguherekeza sheri nzajya njya ku kazi hariya hepfo umerekeze sheri niko bimeze byaba ari ugukabya umuntu agira umutima wo gufasha ariko n'icyo n'umuntu afasha n'umuntu ugasanga wenda ari n'ibindi bintu bimugenza subize kandi uri umuntu mukuru urabona ndi umubyeyi nta byinshi bingenza nzajya njya ku kazi hariya hepfo umerekeze sheri niko bimeze byaba ari ugukabya buriya nshima Imana kuba nkurera n'ubundi nta bana nagiraga muri make y'ubundi waturutse he buri muntu ki umuntu agira umutima wo gufasha ariko n'icyo n'umuntu afasha n'umuntu ugasanga wenda ari n'ibindi bintu bimugenza ibintu byose miceri none ngewe gute nzajya nirirwa y'ibijumba rimwe kabiri gatatu turashoje nkahera muri salo ngeze ibyo birandeba bebe umeze utese sheri bimeze neza akazi urugo akazi byose uri kumenyera nta kibazo sheri wanjye banezerewe none ubwo uri kunezerwa uri mwiza nakuzanye ni mwiza urakoze sheri hano nta gake se kagiye ariko bebe hari amakuru atari meza natangiye kumva sheri ayahe abantu uri kubicisha inzara uri kubatuka bimeze biti bebe sinakubwira ko nzakubera umugore w'inzobe zawe nanjye niko nari mbizi ariko se barimbwiye numva ngize ubwoba sheri abana mbafashe neza ndi kwitwara nk'umugore w'ikinyejana gute se sheri mbagaburira ku gihe abana bagira ku ishuri ibintu bimeze neza sheri komeza ibintu gusa biba byacu n'ikiyo hari ikintu mutari kumvikana amahoro mutari guhuza ako sheri nawe no kumva amabwire so nkunda none se kubera iki wese nakwanga kugukunda ugira ngo ndagukunda ahubwo nuko mba numva hari utuntu tutari twiza dutangiye kuza kandi buri kimwe cyose yiguha amafaranga ahagije yo kumusigira yo guhaha no kwita ku bana ariko se muhu ko mbona none usigaye urenze ubwenge bwanjye mubyeyi oya nta bya mubyeyi ibyo ejo bundi ukuntu waje wabaye warabibonye hari habaye iki noneho reba amasengero usigaye wamba nta nubwo ukimesa nubwo ndi umukene yego ndabyemera ariko n'isabune y'ijana narayibuze ku buryo ushobora kutamesa ntamesa n'izi mbaraga zaha ngaha umva kuko byajya umva rero ibiri kuntera ikirungurira n'ibyo ngibyo turikumvikana uraje utashye wasinze ngo ibyo twaryaga ngo ibijumba si tubishaka ngo ugiye kubirukana mbasubize ku muhanda hahandi n'abataraguyeho na mushiki wawe mbese mubyeyi kuko ugiye kudusubiza no ku muhanda nari ngize umugisha wo kuba mbonye abana ntarigize mbyara narakenye ndabyemera umukozi wanjye naramwirukanye ariko nabazanye nk'abana ngo mbarere kuko ngiye mfite umutima wa kimuntu nubwo hano ari mu bakene n'imbaraga zihari ariko ihangane we kutwirukana rwose ariko ibaze iyo wikoze ntarakubyaye ukansuzugura wowe na mushiki wawe ubundi ari heye ahantu yarari hamagara mushiki wawe naje si ubundi ubwo mwarubahaga ko urumva ngo mwari abakire mwarubahaga ntitwarubaha wacu nta kibazo turanubahana n'ubu turacyakubaha uba wumviriza amatwi wawe yaregetse ariko mubyeyi ndagira ngo mbirukane we na musaza kuko murananiye twirukane tujye murananiye ngewe narabafashe ndabarira nk'umubyeyi mba mubyeyi nisabire ibaza nsigaye nkubwira ngo simbye ibijumba mwese ko ari byo mba nabonye nimba ari byo mba nabonye mugomba kumenyera ubuzima bugahinduka
uri kubyumva nanjye narabwakiye nari ndi umukire nari mfite ama etage nari meze gute sibyo narabyakiye sinari nzi koza isahani nari mfite abakozi ariko ibyo byose narabyirengagije byose byaranarangiye nabakuye ku muhanda murara hanze basi mubyeyi kubabarire basi ese nta kundi kuntu byagenda nyine ubwo tuzabyakira no sinzi rero impamvu haba haraje icyo kibazo byaba bitangiye kare sheri nyumva rwose nyumva kandi nyumve neza ibintu by'amagambo ibintu nge nyizera sheri ngiye nkora icyo cyizere wifuza ko mwizeramo rero gerageza ucyubake no mu bana kugira naho bakwizere bagukunde niho cyaba ko bagaragariza urwango ntabwo byaba bimeze neza sheri abana bawe ndabakunda rega n'abanjye ariko nibagiye kwereka akantu nabonye abantu bakundana bari kubyina tono yego ngaka akavidewo akangaka ndakabona sheri akora ari guseka nuririmbire nanjye urabizi se kuririmba iyo mpano kutambwiye uko uyifite ndari nagerageza wagerageza ko utegeze ubimbwira uri mwiza nikuteye kuva kera kugeza n'ubu imbere n'inyuma wowe uri umuziranenge makumenye kuva kera ndabireba ntasinzire kuki udakomeje se wari watwawe sheri yako karabaye ndagukunda nanjye ndagukunda urukundo rurangara dukomeze ubere ku muryango buri kimwe cyose tugikore twishime tube mu rugo rwiza sibyo rero ndashaka yuko mu kanya uraba nje hano hepfo umunsi ntabwo ndi gukora ariko uyu munsi ndashaka ko tuza gutembera tukajya gusura inshuti sibyo se ruko ubundi niwe wanjye niwe mugabo nari nkeneye no kuva na kera sheri ndagukunda cyane abana barakuze ntacyo no kujya tugashaka ukuntu dushaka akana agashyira ibiro byo kubyara aka kanya aka kanya reka ibyo bitatwicira mu nzu sibyo se ntarebe reka ngende sibyo wiyiteho nzagutsindira niko se mwabana ibintu ntangiye kumva kuri so ngo ntimurya ngo ntimugira mute mwabana ubundi mufite ikihe kibazo Sonia nukuri nabyo twegera kandi Sonia ariko nagorwa nawe Sonia njye ndi mama wanyu ese uvugisha uburura tubyaye ese mama wanyu nakwiye kwitwa umubyeyi ese undi icyo nabakora ni iki niko ntago turya nawe ijambo ntago murya mu kanwa kanyu njye mbaze kurirambirwa simbabeshye njye nabwo ko muzajya murya igihe so ahari ntago byumvikana mwese mu gihe Darisa yasize amafaranga yasize amafaranga ubwo buteshwa ndaburambiwe icyo ndiho ninde uha amakuru iswa ntago ari twebwe none ninde ariko wasanga ari ka gacucu kagako Aline aha yanshinze akose nigendere ndabona wenda isura genda uransigaze gute kandi Aline karame karamizwa enda hano waramutse bose se kandi kugarutse waramutse neza ariko ntuze kugarutse mbona uri wenyine kandi ndagarutse buriya naragenda ashakisha ntabwo abana ndababona pe ariko ikintu kingaruye ihangane ureba hano naba ndambitse umusaya n'ukuri abana mbashakishe n'ukuri abana bawe tuvugana cyagiye bambwiye yuko uzaho bari aho bambwiye nasanze atariho ahubwo barambwira ngo uwo mudamu yarimutse yavuye mu kaje kuba ngo yagiye mu cyumba gusaza n'amanyanga biragendana mwana wa mama nyine gusaza n'amanyanga biragendana ngo namanyanga yabaga mu kaje vuba ngeze mu kaje cyangwa nta nabo ufite barahari umuhungu n'umukobwa beza cyane pe uzababona n'ukuri aya beza cyane umwana wese aba ari mwiza fasha ariko fasha ndakwiye umufashe iki fasha mbona wandandika kwigenderaho bose wakabyara uretse gukinga ubanza untega amatwi uretse gatoya ubanza untega amatwi wumve uretse gato uretse kwinjira mu nzu tubanze tuvugane ni ukuvuga ngo yarazungurutse ahantu hose aho yari ari mu kaje vuba yarahavuye nsanga ngo bagiye ngo ahantu bita mu cyumba mu kaje vuba se nihe kandi ni imihanda ni imiruho y'iyi si nyine n'udukaritsiye bagenda bavuga ngo ni mu kaje vuba ni hirya hariya hirya Nyamirambo hirya gato urenze 40
mwaye mutuye Nyamirambo se? Urenze 40 hahandi nyine muri bwa buzu bwo hirya ku ruhande. Noneho rero ngiyeyo nsanga ngo babajyanye mu cyumbati. Mu cyumbati rero sindamenya umuntu urangiye nayo ntabwo arampa mapu nziza kugira ngo menye ngende menya aho abana banjye. None se ngiye ko nashaka gucumbikira nibora n'abana ba. Nyumva. Ko nashaka gucumbikira n'abana bahari. Ubuza kubona hangaha nsoka nawe ugasoka azaba ko wajanga uri nk'iki hano. Kugira nabanyo ko wanyugira nabanyo go se. Oya. Barabazi kuko baza kunsura buri munsi. Wakabyara no wagize umutima. N'undi wagize umutima. Banzo nyumve. Ndakutabye mabuja. Yahiye mabuja uranyitaba bibikiza. Se mabuja ko arakaye kandi haba. Nese abona nabuzwe n'iki kurakara. Nese twakoze. Ako reka nkubaza ubundi. Ukeneye umugabo wanje. Umugabo wawe ngo mumaze iki? Nese iyo wifashe ngo ntago ngo abana barya ngo mwashonje ariko ubundi iyo nda yawe n'uruhuru. Ariko mabuja abakozi barabwira. Ntabyo ngebyo nabyo navuze. None byavuye he? Iyi nzira avuga. Rega jya wibuka ko n'ibikuta ari gihe byumva. Ngaho kandi ndakubaje ngira avuga none wisumbira ngo n'ibikuta birumva byumvisha bifite amatwi se. Iyo byumvishe nyine bishobora no kuvuga. Ombara nkubwire wa mukobwa. Sibyo? Aha ni mu rugo rwanjye. Sibyo? Wowe uri iki? Umukozi. Ndagusaba kwimenya. Cyangwa se nimba ukeneye umugabo wanjye amubwire ndahaguruke mu rusigare. Ako mabuja. Hari ikintu namaze kubona. Yego. Abagore mwese muza muri iyi nzu. Mufite indwara imwe yonyine. Indwara yo kutizera. Ubundi boss yagiye kukuzana atandeba. None se nyine kuki utanyubaha nk'umugore mu rugo? Ngenda kuba. Ahubwo sinzi ikibazo wowe ufite. None umugabo wanjye nimba yifata akambwira ngo ntago murya saa sita ibintu atangiye kumva barimo ambwira ni njyewe ni wowe ni burabwana se twenyine tuganira mbaha amategeko ntitwari bangahe bane hano muri iyi nzu. Ako mabuja reka nkubwire ahubwo ikiza kugira ngo ngiye uzuntura umujinya wakaba yabajije umugabo wawe aho umuntu wamubwiye ayo makuru aho kugira ngo twebwe tutonganye kandi tutazi naho byavuze. Maze kurambirwa ese ubundi ninde bakubwiye ngo wikere makeup kwagasa mu rugo rwanjye mva mu maso. Mabuja ucunge neza none ndazibandwa nzerekeza he ko umugabo wanjye atangiye gute kunye kuko bisa kose ubu ndakora ikimwe kabyara ariko ndashaka undi muntu uko bisa kose ndongera imbaraga ndongera keya. Ariko mabuja mabuja uragarutse kandi urangarukiye. Nibagiye kukubaza icyo turi buteka. Narakubujije se mabuja tuba dushonje se wagiye utugirira nako se nzagire ese undi nago wumva se ngenda kugira imwe ndi nyoko wanyu sindi n'inshuti yawe kuko sinamenyana nawe. Umberetse ko nanakubwira ngo ntabwo uri no kunyumva nimba ukeneye ko mufasha. Ndabikeneye cyane ndetse ase ubundi ko muri imyenda wagiye wambaye ari mbona ugaruye uku mbona nuku nagiye ariko ndagerageza nyine nk'umuntu wigeze kubaho nimugoroba hagera nkagenda ku mutungo. Ngaho ubugiye no kumakaza ko gushakira imyenda. Ntabwo nza kugura. Mucumbikire mwe na kugura. Uzanshakira ikariso gusa. Uzangura agakariso konyine. Ako wajye umenya ko ufite kamwe uzangura agakariso konyine. Nahe ngiza yambimesa nijoro nyenyera akangaka kuri kumva. Ni ibintu byoroshye uzangurira agakariso kamagana. Ngaho reka kuvuga amagambo menshi. Urakoze. Abana bawe bababuze. Ariko ndacyashyize mu imbaraga. Icyo bisobanuye cyo nanjye nabona gucumbikira. Mana we. Kugira ngo abaturanyi banyu tuzayibona nabi. Wowe banza ushaka abana bawe numara kubabona uze mucumbikira. Oya ndakwinginze pe mbabarira. None se nkuri iki? Ubwo uri gutuma nyererwa no kujya gukora. Fasha wowe ureba ahantu mpengeka niyo haba gikoni niyo haba dushe nzajya negekaho njyana. Umuntu w'umubyeyi. Ariko byibuze mbona negeka. Ndabizi pe. Ako nandwa nakubyara. Ariko ngana nka nyoko wanyu. Fasha niyo wanshyira mu gikoni nirukanke mpiga abana banje ariko mfite aho ndyama. Naho ibyo kumesa. Okay. Ikibazo ngo ujya kuvuga ukavuga amagambo menshi. Ntabwo ari njyewe n'agahinda. Hariya mu gikoni mu gikoni ndumva ari mu tundi tuzu nka tubiri. Urakoze cyane. Ugende abariho ubu urara n'iminsi ngahe iri kuba ushaka abana bawe. Yego pe ndabikora ndashyira mu imbaraga urakoze cyane Imana iguha umugisha. Ariko nimba uri no kumbeshya ntabwo bizashoboka ngiye. Ntabwo njya ngo ntabwo nshobokana n'abantu badashobotse.
reka nitera akamekapu ubundi mpamagare sheri mushyashya mve kuri uyu mugabo wanjye ufite abana nk'intuza akafite abana we nose umukozi uri ahangaha we yenda kuzanyica ndebe ko igize nihamagarire umuntu ufite amafaranga rega n'ubundi njyewe icyanjye ni amafaranga nta kindi kugira ngo si uyu mugabo ntabwo mbona nawe iki kintu cya danja ko nteza bana be noneho ngo ejo ni ngo bari banashonje ibyo sinazabyivira umugore mwiza nkanjye ndafite ikintu na kimwe abuze side nyashi telefone yanjye irihe ngo mpamagare simpamagare namwandikiye nta mpamvu yo kugira ngo muhamagare n'ubundi ubu ngubu ari mu nzira ariko kandi telefone nongere muhamagare oya reka mureke mbe nicaye mfata imiyagaho gakeya gake ubundi naza asanga imeze neza gusa buriya hari ahantu tujya guhurira n'isahara si umugabo wanjye ariko ntabwo yankeka imyaka mfite ntabwo ari iy'ubusa kuvuga ngo njyewe igihe maze ntabwo ari icy'ubusa rwose reka nze Aline wambereje iyo telefone meneza iyo telefone ngire muvugishe uyu munsi ariko ninjye nawe muvugishe numve gahunda neza mereza icyo gisokozo cya wigi yanjye ariko mbanza natinze ko si ubu atashira wanjye nta kintu mushyirera kumva namusize mu rugo n'abana ndamugurira icyayi mugurira agashokora cyangwa reka mbagurire inkoko bari busangire bose rwose kandi amafaranga mfite kuri fone gende mbagurire reka njye nashaka ikintu mbagura bari buteke tugasangira twese hagira amahere kuri butike iri ahirya ku miti nzamuka n'itari Aline umukobwa uri hariya ndashaka telefone sinyibone kagenda mva mu maso Hello Sheri bimeze bite nari nsoje kwitegura yego nsoje kwitegura nari navugishije taxi voiture yego ya bibi ni ibintu byose nabisoje ahubwo wowe nyine making ashobora kutari buze kunyereza kuko ndashaka ko tumarana igihe gitoya kugira ngo urabizi ko nyine muri no minsi mfite nzamagabo ndashaka kugira ngo tumarane igihe gito gifatika ariko nyine humura biraza kugenda neza shiri ndaza kugushimisha kubyumva ngiye gufata taxi nawe ngwino tuhahurire sawa shiri I love you abandi agasoje ariko ibintu nzabyigira kugeza ryarira umugani wa ryashyano ry'umukozi sheri uriya we namwitikira ndakabije ariko nta kibazo
ubuzima ni uko ubuzima bwendereye akora umugabo nawe kare yatsekeje ngashaka ko tubyara hey njyewe mbyarana nawe se ubonye wasaba umwana ubuzima bwanjye ni ukuryoshya yaba yarazi ko navaho hazajya ho nk'abandi nkabangahe tagisimani se we ko yatinze uriya nawe rero ndaza kureba ukuntu namuhindura kuko asigaye Aline karame mabujana enda hano umukobwa umukozi arize nura mara yanjye we uko wagiye ugenda wihonda umva se andura bino bintu ndagiye mwabuja ko mbona wigize inkumi se noneho urabugiye umukobwa wenda kuyama ngize ne ureke nawe umugabo wanjye nagajya ngenzura rero n'undi munsi utazongera kumbaza ngo ngiye aho ngiye ntakureba ko pa mu maso nigende kibuga wahereye ha mwabuja baragada se noneho ko mbonye agiye yiyambitse iriya myambarire ntabwo ari iy'abantu bazima pe twagira ngo ni inda yayigurisha ako buriya papa gatesi ibintu arabizi